mabuja ufite imineke myiza na voka kandi kugurisha amagi ni ijana ryonyine ni ukuri imineke ni itatu iyi ngiyi niyo yari isigaye ndaguhe ceceka ubu nk'ibi ni ibiki uri kunyereka wowe umuntu aba yifite ibibazo bye stress zamurenze imineke ya voka ubu urabona ngiye ibi ngibi nabirya niba muba mwasazi niba ubundi urabona ngiye ibi ngibi uri kunyereka nabimaze nakubwiye ngo umuntu aba yifite ibibazo bye nawe uransana imbe ubu sibi ni ibiki uri kunyereka mabuja ko ntararanye nawe uri kumbwirira iki nawe wabuze ahandi ucuruza nese kuba nkubwiye ngo ngurire imineke ko ni ibi ngibi nibyo nari ibibazo byanjye n'ibyanjye n'ibyawe n'ibyawe urimo urabyumva neza nese ibibazo byawe urabinkiramo ndabizi koko ubundi abantu nkamwe babatindi bari aho ngaho babakene nimwe muzana stress imbere y'abantu nari kuguhera make ceceka ntaza no kwasa urushyize nta n'isoni se ko muvuga nabi ndakubwiye ngo sinirirwanye nawe nta na gahunda nari mfitanye nawe urimo urabyumva shaka ahandi uca ariko nari kuguhera make n'ukuri nakubwiye ngo abatindi nkamwe mwagakwiye kuba muri Ndera cyangwa muri ahandi hantu hatari muri iki gihugu wanyuraga ahangaha ujya hehe ibibazo mfite uzi ukuntu bingana ese narinzi ko mpura nawe koko none birakureba uranyereka ubuntu bwawe buri aho ngaho uteza umwanda mu muhanda gusa nta n'isoni akose mubyereka nkubwire ubu koko reba ibintu byanjye umennye urumva njye nari nifitiye umwana wanjye kwa muganga njye nagira ngo ngurire ngende nishyure ibitaro umwana wanjye ave kwa muganga nese ubu kubimennye nibwishyura iki kuko ngende umuryango utabara imbabare nese niba turi umuryango utabara imbabare koko ibintu byanjye ubimennye kubera iki ubimennye kubera iki imiryango ni myinshi ifasha abarushye nkamwe abatindi nkamwe abakene nkamwe ugenda ushaka abagufasha uranyereka ibintu byawe hari na kimwe nashyize mu ndange hari icyo nashyize mu kanwa kanjye nese mubye kwiziva kutumye zisayagurika niba ari amafaranga washakaga niba ari n'uwakuntumyeho ngo undoge ngo unyangirize ibyanjye nta mahirwe ufite oya mubye bose ugomba urashaka se nyine ndaguha iki hari voka yawe nariye urampa make hari voka yawe nariye Mona Lisa? Yes. Welcome. Thank you. Kuri guseka urishimye? To be honest. Sure. Yeah. Oh, thank you. Mona Lisa. Hano niho mu rugo mbana na sister wanjye. Sister wawe sari. Sister wanjye ari mu kazi nyine aramara iminsi runaka ari mu kazi ariko nyine yango present nyine uko nyine runo rugo rumeze. Bari kumwe na sister wanjye. Iriya ni washroom nyine abashyitsi gikoni winjiye muri uwo muryango harimo ibyumba bibiri harimo icyanjye n'icya mushiki wanjye Kesi. Okay. Go. It's like your home. Let's go. I know. Really? Yeah. Okay. After you. I don't know your house. Okay. Please. So, seriously. Really? Can you make sure first or we can talk? Yeah. That would be good. So. Okay. You. Big stomach. Kuri kw'Imana tuyaneza. Erega abeza bose baba bakwiye ibyiza. Shatse kuvuga? You're so beautiful. So deserve to be. Max yasibye narabikubujije. Siya. Kukubwira kuri mwiza se na makosa. hari umuneke wawe nariye
ahubwo reka nze nkwereke. wambabarira nkwereke urareba ukuntu ngize iyi avoka urabireba ni wowe utahiwe nagukandagira nkaguhera ku kirenge ngusa ku mutwe urumva ku buryo abaza gushyingura bayoza umubiri wawe iki igitiyo nta n'isoni ndaguha make hari uwakuntumye nuko rero ubutindi n'ubukene bukabura kunyongoje mfite ibyanjye byuzuye umutwe wowe nta n'ubwo urimo umutamiro urambaza iki byari kurira se bayise ukazaho ziramenetse hoye munyuzeho ndi kwicururiza imineke navuka nari ndi gushaka amafaranga yo kwishyura mu bitaro umwana wanjye ari kwa muganga mubwiye ngo angurire dore aho kugira ngo angurire dore ibintu akoze njye namubwiye ko ntari umuryango utabara imbabare nifitiye stress zanjye nifitiye ibibazo byanjye nawe kandi ndakwiyamye ndakwihanangirije ndakwihanangirije narabamenye mwese nta n'umwe unkunda nta n'umwe unyitayeho murashaka ko nsara nkamera nka mama murashaka ko mpfa murashaka ko reka nkubwire kra ntabyo muzageraho ibyo munyifuriza byose niba ari n'imiti bagwaye ngo uzunsiga ntunyegere ntunyegere ko atangurira akareka kumenera ibintu byanjye hari ibyo ndiye ndabiyamye ntihakagire n'untesha reka nkubwire rati ibi bintu ntabwo bari fasha nibyo kuko Latifa narakubwiye ubugome bwanyu Latifa ngaho rero ese turabigenza gute umva mubwire Latifa musanzwe muziranye ndamuzi none se asanzwe arwara simbi oya none ubwo turabigenza gute ngaho rero reka duhamagara ambilanse none yadupfiraho twabigenza gute mwuka byarama Latifa hamagara vuba ngaho rero iwanyu ntabwo ari hafi ni hafi umva hamagara wowe hamagara No, just niyo ndoro nyine uri kundeba ntabwo nawe Yeah. ari iki gutwaye anyway ndagushimira mukuri ntabwo nzi uburyo nagushimira muko nyine unkuye thank you really. It's okay uzi kariya kazi mukora akenshi nyine abantu b'abakobwa nkamwe nano byongeye kuba uri mwiza sometime birabagora noneho nk'iyo habayeho kankingi bakakwirukana wenda utari no mu bihe byiza kiba ari ikintu nyine kikugoye sibyo njye rero nishimiye kuba njyewe ndi kugufasha nuriza ndagukunda kandi nkufitiye n'impuhwe you know Maka nukuri ndagushimira kugufasha umpaye ntabwo nukuri kw'Imana nzana nari kwerekeza ntabwo nzi ikintu nari gukora nyuma y'ibi ngibi bimbayeho so akoze cyane Maka ntabwo wakomeza kunyitwara mu buryo urabizi how erega feeling nyine anytime ziraza nyine kuzikontorora sometime nyine byanga tu sorry rero Maka ntabwo nizere ko utazabyitwaza kubera urabona ngo urancumbikiye so urabizi mfite sheri mfite umuhungu dukundana ntashobora guhemukira ibyo nibyo urabizi none se bizi ko mufata nka bro it's okay ariko se bundi se ndi umusore mubi ku buryo we can make it no urabizi you know that I love you okay ntabwo ariyo mpamvu sibyo mfite umuhungu dukundana ibyo ngibyo ugomba kubyubaha yeah. And you know that I love you too
Yeah, I know. Okay, no rush. Take your time. Gusa sinzi ukuntu uwo munsi uzaba umeze igihe wowe ubwawe uzatubura ukangura uti I love you too much. I'll be waiting. Ntiwistresse cyangwa ngo wumve ko bikubangamiye ariko I'm always here for you. Mark, don't wait. Ntuzigere utegereza pe. Ntuzigere utegereza. Urabizi ndagukunda ariko ngukunda nka brother. Rero ntuzigere utegereza kuko uriya muhungu ndamukunda cyane. Nta kintu n'iki na kimwe cyamundutira. N'ibibazo byose mba ndi gucamo byose mba ntekereza kuri so ntuzangize igihe cyawe ngo untegereze. Ntabwo ari ukwangiza igihe. Please. Ntabwo ari ukwangiza igihe. Ndashonje. Really? Ndashonje. What do you like to eat? Since I Just mention it. I'll cook for you. Like, really? Any. Mention it. Uzi guteka? Yeah? Okay, Mr. Perfect. Basi reka man. ngufashe. Okay. Reba muri fridge aho ngaho urebe ibyo uri bukunde. Then nanjye reka mbe. Niko. Oya genda mbeze nta n'isoni. Rudovika kanyaje nta n'inota 30 yari yamara hano. Ahise ahurumbuka aje ahangaha muje gusomanira. Reka inkuru reka nkubwire reka nkubwire munya. Ni hato cyane kuryo bahagije. Ngiye dusomana watubonye. Ariko murika nkubaze ko uzagira uburaya kugeza ryari koko. Akosheri wagire kavuga gutyo. Ndakubajije Rudovika ntago avuye hano. Nose ko bavuye hayi yaraje kunsuhuza. Katari yazi wanje kunsuhuza ngewe. Nose umuntu maze kurangiye twasomana. Yameze ate? Wikimuga kuriya. Yamugaye umunwa. Takwareba mbese. Mbikuye he? Ari kugira ko akorera kimwe kano gace kikayobekana. Ngewe nawe nigeze muso. Nkubwire. Waritse abagabo babandi. Waritse abagabo babandi. Abagabo babandi se bahe kandi ubizi kari wowe mfite. Reka Rudovika n'ikiboko. Siko mwa muri kureba mute. Kabura muhirima nyuka mirima kwa kira kiboko. Ubu byagenda bite ko ariko muri mugabo yewe sheri wo ntago ari ngewe pe ntago ari ngewe cyangwa ubwo ni amagambo isi gwamufashe ute bafashe ku muboko wavunitse urakurubana wabigenje ute se sheri ayo makuru yakuye he koko kibyo bintu ngiye nigeze mbikora nyakuye hehe nakuye ku nkuba nkoranyambaga harya ni inkuba ningi ku nkuba ninde waduteranye ajyanda baduteranye ariko reka nkubwire munya ubwo wumva nta soni ufite koko kimwana munya ngiye kukwihorera kabisa ngiye yaje aje kunsuhuza uvuga ngo aje kunsoma nose kare washatse kunsoma ni ngewe nose reka ngwe nyago yo gasoma sebeya yaraje gusoma ntabwo yasize umugore we mu rugo ngeraho kugira ngo uzungire nabi ariko Rudoviko ni inshuti yanjye ariko nawe arakabya kabisa sheri aho kugira ngo uzungire nabi niwe wajya gutonganya ngiye ntabwo nigeze musoma ayima wowe iyo mirimo biyaritse yijyana heza ngiye se nigeze njyana kare wowe yize rega nakurebaga bura nuko nabihore nazi kugira ikintu babwira ko nakurebaga nabonaga nayo iminwa wayikweduye rega bayikurubanye ugenda uyimusatiriza ariko we nyikubitaho nk'inkoni nawe wenda ukamugara umunwa sheri basi mbabaye gusa ntabwo nabikoze haburaga gato tubise kare wowe mfite wenyine ariko munya ngo iki burya Latifa aracyafite umutima nk'uwa mama neza bose ni abagome kimwe kubera ubuze ibintu Latifa akoze ako noneho ngiye maze no kurambirwa kumva bari abantu mu matwi yanjye akoze iki se none musanze ku muhanda umumama yari ari gucuruza imbuto aramuzanira bahoye ngo amugurire imbuto itazimena ngo iki nsanze umumama ari kurira ngo yari afite ikibazo cyo kujya kwishyura ibitaro umwana wari kwa muganga afata imbuto z'abandi arazimena n'amavoka arayakandagira kuko bamubwiye se ngo ngurira ngo amugurire we ngo ye kumutera iseseme ngo abantu babakene ngo nkambariya ngo nibo ngo bateza ngo akajagari mu mujyi ngo nibo ngo bateza umwanda nk'ipuberi urayinzana imbere ngo ngiye ngo urabona nkwiye kurya ngo izi mbuto ngo zango nawe ngo usa gutyo ngo umeze gutyo ariko noneho nakumira nsanze umumama ari kurira agahinda kamwishe birangiye gute
ahubwo se wumve wahora n'iki umuza Latifa tugiye kubona nyine amaze gukora ibyo byose nta mahoro umunyabyaha koko atambutse kugenda biramunanira niba ari umutima umufashe niba ari bya bintu byabo bimufashe gutambuka biramunanira neza araho kuba umusozi wandagara njye nkamurangajya n'ibyo byo bari kwigirananga no kumufata we umumama ahita ajugunya cyangwa arabyikoze kugira ngo batamwishyuza ibyo bintu oya biri seriye none se niwe wendereje niwe ukoze amakosa niwe bigarutse mbese ubwo ibyo bintu none se nyine n'ibyo bavuga ngo nta mahoro umunyabyaha nyine niba ari satani imufashe niba ari nk'igihano imana imuteje aravuye ahubwo ikintu kinteye mu mubiri n'ukuri imana nanjye agenda gukanyica wa mumama yahise ajugunya imbuto abari ujya kumufata ariko abantu ni ibigoryi kuri iyi si n'ibintu amukoreye arenzaho ngo ajya kumufata iyo mureka se agapfa nyine kuba atamuzi njyewe namurebaga nkabwana Latifa ni imitwe tu nanga kumwegera ariko shambonye biri seriye umukobwa mbona n'ufuzi rutangiye kuza nanjye mbura uko mbigenza ndagenda ndabafasha none Latifa ari he wahora n'iki sura mama kari umujyanye no kwa muganga ubu kari umuri kare ese abantu bafite imitima nk'iyo baracyabaho umuntu araguhemukiye umwituye kumwituriyo neza imeze gutyo mva twari turi gushyashyana ngira ngo mpamagara ambulance nanjye narabuze uko bigeze na wese umuntu atugwa mu maboko sureba ntabwo bari babarega kamubwiza ukuri izi ngaruka zose zo kumva ngo Domina yasaze Latifa ngo ibyo byose ngo imitima n'ibiki ni ingaruka zo kutugirira nabi twe erega na mahoro y'umunyabyaha nk'ukuri kubyivugira Chiri ntabwo nabikora urumva nabikora koko kandi none kwa rubanda ngo bakubwiye nabi ngo umwana ngo arikanze ngo aragiye gusohoka Rudovika agiye gusoma ko umwana atikanze ariko ubundi ibyo bintu ndabikubwiye Chiri ngo akubwire ngo umuntu ugiye kunsoma ntago ari papa ubwo si mama mwari ubwo si mama mwari ndabizi niwe unyifuriza ibi gusa wowe se uri gutwara umugabo mwifuriza ibyiza mutwara he kandi ngufite Chiri njye mbona umeze nk'urukiko urukiko nirwo rukunda abagabo wowe umeze nk'urukiko kabisa Chiri wagiye gusesereza oya ntago ari gusesereza hanyuma wowe wagiye gusomana Rudoviko uri kugira gute ariko se nigeze nsomana nawe ko ari wowe bishakaga njye nigeze musoma ariko reka ngwe kungiye gukemura bino bintu kugira ngo shyira akadomo neza nuzajya ubana umugabo wabandi utinya njye ngiye kubwira mu mwari ko wabyaranye na Rudoviko Chiri utunye nseka pe niba ari ibyo ugiye kumubwira rero byamugezaho kera ninde se wabimubwiye urumva ninde wabimubwira nyine ninde wabimubwiye nyine niba ari ibyo ugiye kumubwira nushaka kubyihorera aya wasanga yarabyibagiwe reka nongere mbimwibutse ni njyewe wabimubwiye wowe ukava ariko mbega wowe ukava hano ukajya kwimena inda genda ubimubwire se siko mbona ntacyo bikubwiye nabimubwiye wowe se ubimwibwirira ngagenda ubimubwire neza ko ntabimubwiye wowe ugatinya ukagenda ukabwira mu mwari ukavuga ngo nabyanye na Rudoviko ubu ngubu yabyakiriye nta kibazo aya iyo nkuru ntago nayemera ngagenda umubaze ndemera ngo uri na karansevu nta kibazo kuko kuba bimubwisha ko umwongorera ntiyabyumva neza ntago reka nkubwire ntabwo mu mwari yaba yarumuje ko wabyanye na Rudoviko ngo mube mutari mwesurana ngagenda nyine ugenda ubimubwire reka nze njyeyo sha uri bugaruke mwari we umwangenje rero ukangira ngo nkubwire ugire ikintu wafasha Latifa inde njyewe umwari njyewe madamu wa birasa ngo ngire iki nubwo umufasha wose wamufashije ra nuko ntacyo mfite namufasha njye namufasha n'ukuri ahubwo kaba yaranapfuye bakamamagara ati umwaka ashizemo umwuka ngwino ufate umuntu wawe nawe koko ntabwo ibyo bintu nawe ari we wabivugana ukuri umuntu utakwifuriza neza wowe umwifuriza neza ngo bigende gute erega bora ntabwo iyo umuntu akugiriye nabi nawe umwitura neza ahubwo we agacanganyukirwa kamureke ni ukuri mwambabarira reka nkubwize ukuri niba ari nacyo kikuzanye niba ushaka kumugirira impuhwe mukurikire wakabaye unamukurikiye ukanamenya nawe agiye kurwarira nkubwira wowe ubwawe ahubwo ni wowe wagahindutse no kubarusha ntukishimire ko umugore asara nk'uko uri kuvuga ngo asara ahubwo wowe ahinduke
afatwe ubutabera buze bumujyane mu butabera none hacibwa urubanza yishyura ibyo yakoze naho kuvuga ngo asare ku musozi usubumbabaye ni inyungu ziwe adakatiwe ngo noneho nawe ajye muri gereza narangiza yandikira abone ukuntu we na Birasa mubanye neza nawe ubwo yicuza avuga ati ubu nakoreye iki naho nasara nta mu mutwe araba afite nta kintu arabitekereza ariko ubutabera nibumufata bukamucira urubanza nawe akishyura ibyo yakoze nibwo noneho nawe ubwawe uzishima uri kureba ukuntu ari kwishyura ibyo yakoze nawe ari kurogereta ari kuvuga ati reba umwanya na Birasa nahemukiye nashatse kwicisha areba ukuntu bameze babanyeho neza naringize mu kwanga umugirire impuhwe kugira ngo akirenga abeho neza gutyo muzigize arega Latifa na mama we bakwiye kuryozwa ibyo bakoze ibyo bagize uti bakoze wenda da reka ibyo uri kumbwira ndi kubyumva ubu umuntu yamukurikirana kugira abashe kuba muzima yego naho ubundi nta rundi rukundo mbafite Imana uzi ko bampinduye uwo nta rukundo urukundo se rw'iki uzi ko batumye mba nk'inyamaswa nsigaye numva nta muwe nta rukundo mbafitiye mbere nari nzi guca bugufi pe akumaze kubona ko reka nkubwize ukuri kra nta muntu ufukana ubugome burya buri muntu wese ku isi agira ikintu gituma aba umugome abantu barifata bakaguhindura neza ukaba undi muntu Latifa Domina nagerageje kubarwaza mbabanira neza mbacira bugufi Birasa we ntacyo atakoze ntacyo atabahaye ariko baranze baba abana babi kugeza none reba ngo Domina ageze aho gusa mureke azasara anakire bitewe n'ubugome azasara buriya busazi bwe bwongere bunamuvemo yongera akira bemoze iyo nkuru atari yo kwicarana reka nze kubwire Birasa nawe ibyo ngibyo mugabo ariko bigenza ni ukuri cyakora nakumira aka kanya se avuye hano ari muzima ariko se buretse gaturetse ubushindi ndi kumva nawe uri kubwumva cyane abanyabyaha batangiye gushya abanyabyaha baba batangiye gusha suka bugihagaze aho ngaho Gakwa cyane uzanye ukuzimu muri runo rugo we Gakwa amabaga inkoko mbonye hariya hepfo mu ngarani nagiki washangana nako umushwe iki wasangana nayo umushwe ayumushwe hano se tworoye inkoko none se isafuriya mbonye irimo amagufwa n'intuza aho ubonye isafuriya uturufunguzo naruteye muri toilette ngiye warutaye muri toilette nta rufunguzo mfite nimba rwose uze no gusaka ugwanyereka ako dubera nta rufunguzo mfite Gakwa iki nyine mbwiraga kwareka fungura hano ugende ndashaka ufungure hano ugenda uzana amasafuriya yose n'amasahani ugazana aha ngaha ndebe noneho niba nta nkoko yaririwe muri iyi nzu gira vuba kandi reka nkubaze mada ni gute inkoko yawe itagira n'ikinyabupfura yifata ikabura ku munsi wo guteka inkoko yacu ubwo so kugira ngo iduteranye hagati yacu nawe subiramo kamaze nkubaze ibyo nakubwiye wabyumvisha ngo ni gute inkoko yanje ibura ku munsi wo guteka inkoko yanyu ahubwo ni gute muteka inkoko kuba twarayiriye inkoko yo twarayiriye ako si yawe use tuvuye ko muri kano gace kose rero umuntu wenyine ufite inkoko yabuze none se ni gute mwebwe muteka inkoko ku munsi inkoko yanje yabuzeho ibyo twakaye tubibaza inkoko yawe igira agasuzuguro ishaka no guteranya abantu urashaka inkoko yawe kandi birumvikana ni ibintu byumvikana cyane ndimo ndakubaza genda usohora amasafuriya n'amasahani yose nibinaba ngombwa tuzane na mudugudu andebere niba muri iyi nzu nta nkoko yaririwe ibintu biroroshye mena urugi ugenda ujya gushaka ugenda ujya kudusaka umva ntumfungane umutwe kuko nje nakumanyura nabuze wambabariye koko wambabariye inkoko yawe nawe undi mudugudu hano yitwa nde Gakwa Karame urahakana ko muri iyi nzu nta nkoko yaririwemo y'isake y'amabara y'umutuku yaririwemo yasaga umuhondo nta nkoko y'icyatsi none nimba ari n'icyatsi twaririyemo hano ako se ibintu uri kuvuga uri kumva aribyo ndi kukubaza nusa ubwo ibyo ndi kukubwira ukumva aribyo uri kunsubiza ahubwo se ubwonko bwawe buri gutekereza ahubwo se ubwawe buri gutekereza cyane ahubwo se ubaga muzima uri seriye ngiye mbaga muzima umuntu utaba muzima se yiba inkoko wowe ahubwo baragufunga uri kunoteza ariko ndi umujura unkiriye ibyana adafite wasanga ari n'umugabo wawe wayibye nimba uramufite simbizi How is it? Delicious. Okay. Oh. Nice. Ubundi akenshi biba byiza iyo umuntu amaze kurya
ukarenzaho n'akantu ko kunywa especially amata biba ari sawa cyane. kuri muganga se nabakubonye. Oya iyo ndi hano mu rugo mba ndi umuntu usanzwe, ibyo by'ubuganga rero ibyo mbyibuka nyine iyo ndi mu kazi naho hano ndi umuntu usanzwe. Ahubwo hano unyite chef de cuisine. Ibiryo byawe biryoshye. Sure. Yeah. So nari ngiye kujya muri siporo ariko nifuzaga if you don't mind ko twajyana kureba filime. What? Ndi kureba filime. Si filime si ibisanzwe ntiwapozinga anytime ukaza kongera kuyisubiramo? No. Mwaka rero ikintu utanze wongeye buriya. Iyo nageze kuri filime especially no film zino drama zo mu Rwanda ubwo nyine ibintu byose bitabihagarara. Sure. Yep. Okay. Gusa nyine pe ntakubeshye ubundi ngiye nkunda gukora siporo sibyo, ariko siporo nkora nyine swimming. Yeah. I do really like swimming. Did you like say swimming? Yeah. What? I do Okay, really like then swimming. let me get my bikini. Really? Hey. Wait. What? I changed my mind. No, you're not serious. I was kidding. Chale kwanza mbanza mbili. Njira hano mu nzu uzana amasafuriya turebe niba Wamenye nta nkoko ya urugi. amababa ndagabonye hariya hepfo mu Mena urugi. kimoteri. Amababa nagabonye mu kimoteri n'amagufwa nago dore naririya niryo. Ndashaka kukubaza hano nta nkoko yaririwemo hakana noneho. Urahakana ko hano nta nkoko yaririwe. Nkoko yaririwemo. Ikindi ushaka ni iki? Okay, ngaho nyishuri nkoko yanje. Yaririwemo ntago ari yawe. Ni gutuvuga ko inkoko yaririwe hano atariyo kandi ubona ko yaririwemo niba atari uyu munsi karejo. None si nkoko zose zirirwamo hano n'izawe. Zose zirirwamo hano n'izawe. None ni gute ahubwo inkoko yaribwa ku munsi inkoko yanje yabuzeho ikaribwa mu rugo rwanyu. Nose nimbi yaho ruruma yibo bihora izerera ari urusaki ijya gushaka ubundi bukoko bakayiroga bakata bayinyuzaho ubwo ngiye hano ngari inkoko kazi tugira ngira zisanga hano nga. Iyo mani iyo ngiyo barayishoreje. Heba ahubwo. Ni gute utinyuka ukarya inkoko umubiri wawe ukayenjoyinga ukayirya ku munsi inkoko yanje yabuze. Ahubwo so ni gute wumva yuko nayirya ngo imanuka ijye mu nda yanjye utaje kunshyiraho igitutu hakurya nishyara ufite basi yuza tukayiteka kuri hano tugasangira ukareka kwibaraguza ngo inkoko yawe warayibuze kandi nayo wabuze ari ukugira ngo tukwishyura amafaranga ushaka tudafite. Inkoko yawe ubundi inkoko twarezana yavuye he? Ubundi si inkoko yawe no mu kiyo gihugu ni Nyarwanda ni wiki wundi ni Nyarwanda yibugesera. Ni Nyarwanda yibugesera kandi ifite n'amaguru garesha. N'amaguru garesha. Iyo twarerero yaracumbagiraga. Iyo mwari yaracumbagiraga. Okay, ngaho yihamagare nze ndebe. Yihamagare ndebe none ko yacumbagira. Oya hamagara iyo nkoko. Yikure mu nda yifa. Hamagara iyo nkoko wariye turebe none ko icumbagiraga. Musi nkuko ndayamagara kandi yarashizemo umwuka. Uko barayiriye kera no muri rimwe. Uzabaze mama ni nawe wariye nyinshi. Riga mama n'ubundi niwe wayizanye. Nuko uri gushaka kuduteranya ngiye nta bundi nta kintu dupfa. Ibyo bintu bakaba ugenda ukashaka mama wawe yagiye ukamubaza ngenda ha. Yazanye inkoko arayiteka. Inama ye nakagurusha konyine. Indazana abashyitsi barayirya hano ngaha bitwa ngo nimba ari banande simbizi. Barayirya nsanga fu yashize. Wariye inkoko. Wariye akaguru k'inkoko. Ariya akaguru k'inkoko nyine. Gusa uri kumva nimba nariya ku kaguru k'inkoko ubwo burozi uri kumva naraburiye kandi uburozi bwari buri mu kindi gihemba cyo mu nda ngenge akaguru ubwo uri kubona uburozi n'inkoko yanje bihuriye he? Nasusamwe ngo uzandegesha iyo nkoko rero wasanga ahubwo ibyo bisazi washyizemo byafashe mama akaba ari kwirukanka ruguriri genda ujye kumaza kandi ngiye turarangije ndaje mama iki mama mama wawe yariye inkoko yanje si byo uvuze se niwe wayihashya ry'inkoko yawe njye nta nkoko nariye njye ntabwo ndya inyama hano zambye kandi yabikubwiye reka nze ngende nkore ku rutsinga
itangire ikubike Yes. noneho nishira kubikamo inahebebe nimara guhebeba itangire naboroke nimara no kuboroka itangire uje urabona amaso gayo gari kunyura mu maso gawe n'urugume ha Ako ubundi wanyine undi ko mufite iterabwoba rirushi ryantoza itirere. Uragiye se? Ati zangiye nyine. ntabwo wakina imikino nk'iyo ngiyo wantu ukazana ibintu umuntu akunda hanyuma ugahita uhindura amayindi. reka nkibariza akabazo kamwe basi sibyo abamara kubimbaza tuba tujya koga. no rush reka tuganire basi sibyo nyine promise me ko tuba tujya koga. promise why promise yenda gusubiza ubundi tuba tujya koga. okay just wait sibyo tubaze tuganire ubundi mu buzima busanzwe kubera iki abakobwa mukunda kugora umaze kugorwa n'abakobwa bangahe? I was asking no right okay umuntu nyine akakubwira ko agukunda sibyo ariko kumusubiza nyine bigatinda sometime bigatinda bitari bunakunde kubera iki nyine mukunda kugora nyine no kubera iki nyisubiza ako kantu basikoni sinzi impamvu ndi kumva impamvu mbajije ikibazo nyizi ariko biramusubiza ntabwo abakobwa tugorana. what do you mean just abakobwa twebwe dukora ibintu dushaka gukora ntabwo ari uko tugorana aho dukora ibintu dushaka gukora nk'ubu ngubu umbwiye ngo ugiye muri siporo kwirukanka ntabwo mbikunda aho koga ndabikunda niyo mpamvu nshaka kujyana nawe rero ibintu by'inkundomanka really ntabwo nyine ngiye ku bintu bijyanye n'urukundo ntandukanye n'abandi bakobwa bose uzi usibye ko nta nabuze. mutandukanye gute njyewe umutima wanjye nyine urukundo rwanjye umutima wanjye ufitwe n'umuntu umwe gusa. ushatse kuvuga yaba ahari yaba adahari nta wundi muntu n'uyu n'umwe ushobora gutwara umutima wanjye. what if what if what there's no what if let me get my bikini. okay go hurry up. Yep. Dove? Kabame. Ko mbona si bikimbye. Ebiki? Ntabwo wakomanze. Ariko n'ubundi ndakomanze sinzi impamvu utanyumvisha. Ariko nkase mwana amateke hano hirya. Nibwo bwa mbere mbonye inzoka y'umweru. Isukuri. Nukuri. Mwana amateke hirya hano hano hafi y'iwawe. Izaturira abantu. Ahubwo se wari wasanzwe uyizi? Inzoka y'umweru? Ntabwo ndameze ko ari umweru. Ngiye kubona mbonira kase ndebye ku mugongo wayo. Mbona harasa n'uwo muceri uri wa munsi y'amaguru yawe. Nari nirukanse nanjye. Ko bawubitsemo hano.
hano si ubwo kugira ngo wabikemo hariya hano hari habaye iki? umuntu ntabika aho ashaka ariko ubundi se uragenzwa n'iki utari usanzwe dusura aya masaha hari ikindi se kitari amaguru ariko isoko nta mboga kigali menya haba inzara wapfa kuryaho se nta mboga ubanza zashize ntabwo narya umuceri ahubwo se ngiye ndibaza kuki mwagiye kuwutereka aho hasi iyo wasanga aribo banawuhateretse ariko wenda nka mama mwarasanze uwo muceri wawuteretse hariya hasi ariko Rudoviko nawe ukwemeza ko njye wahateretse iyi nzu ntibamo njyewe nahirwa na mama umwari ariko ku buryo hirwa ariwe wazaga gutereka umuceri mu maguru ibibabarira muri uru rugo njye ibyo nabimenye mbese utukwaje kujya kwenda utawureba njya ndeba iri munsi y'intebe ntabwo ndireba cyangwa wari uri kuwiba umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze